amata y'abashyitsi uhungura umubu utageraho ubungabunga tuzarinda agakiza kawe agakiza kanjye rwose nkumva ariko ngo nibwo tugambirira ibyiza ibi bikadutanga imbere koko ndakizwa 93 nagiye mu mazi menshi duhungutse ndatirirwa ku Kimihurura ariko ikintu shima Imana mpagaze ku Kamonyi ndi ku Kamonyi muri Burende mpiga umuhigo ndi kumwe n'abuzukuru babiri muri ya mama Gadi na musaza wabo ngo nari wa gatanu ubu kuntu Imana yatugiriye neza Imana iturinda turi batanu mwumve kuvinaha abana bagwikarama hejuru tukagera ku Kamonyi muri Burende kandi ubakaga Burende b'umuturanyi ubakaga iyanjye na famiye yanjye ariko mpiga umuhigo ngo Mana mu rwego rwo gukomeza gufata mukecuru wacu mu mugongo yo mpamvu nka korari umucyo mukecuru aririmbamo ngira ngo ari mu bafondateri ba korari ni korari yatangiye mu 1997 ya mukecuru nabari muri abo bayitangije yo mpamvu nka korari umucyo twavuze ngo reka tuze turebe mukecuru wacu dukomeze tumufate mu mugongo akomeze kumva ko korari muri ruhande nasabaga korari niba ari hafi wenda abatari abaki yakwigira hino ikaririmba indirimbo imwe tugafatanya n'umuryango guhimbaza Imana muri ibi bihe turimo murakoze Muzibera mu mahoro Nituzongera kurira no gusuhuza umutima Tuzibera mu mahoro Zibera mu mahoro Zibera mu mahoro Tuzibera mu mahoro Tuzibera mu mahoro Tuzongera kubabara Tuzibera mu mahoro Ntabwo tuzongera kurira Tuzibera mu mahoro Nituzongera kurira umutima Tuzibera mu mahoro ariko twebwe iwacu ni mw'ijuru aho dutegereje Umukiza ko azaturuka tuzamusanganira agarutse kutujyana turirimba neza ndirimbo tutigeze kuririmba ariko twebwe iwacu ni mw'ijuru aho dutegereje Umukiza ko azaturuka tuzamusanganira agarutse kutujyana turirimba neza ndirimbo tutigeze kuririmba Nimureke dushime Uwiteka kubw'ibyiza byinshi yadukoreye yagaragaje imbaraga n'ubutwari gukiranuka no guca imanza zitabera kandi uhereye kera kose ntajya asubiza inyuma bamuhungiraho abamwizera bamusenga ajya bereka urukundo rwe n'imbabazi kandi uhereye kera kose ntajya asubiza inyuma bamuhungiraho abamwizera bamusenga ajya bereka urukundo rwe n'imbabazi Uwiteka n'umugabo w'abapfakazi kandi akaba na se w'imfubyi zose akunda abafite imitima imenetse yita ku batagira shinge na rugero kandi ntajya arobanura ku buto
abantu bose imbere ye barareshya akunda kurenganura abarengana Uwiteka koko ni umunyamurava kandi ntajya arobanura ku butoni abantu bose imbere ye barareshya akunda kurenganura abarengana Uwiteka koko ni umunyamurava Bene data burya twagiriwe ubuntu igiciro kwitwa abana b'Uwiteka nta kiguzi yaduhereye ubuntu twabiheshejwe n'amaraso ya Yesu kandi abizera iryo zina bose twizera ko tutazacirwa witeka ku ngoma ye turi ibikomangoma muhumure bene data nacyo tuzaba kandi abizera iryo zina bose twizera ko tutazacirwa witeka ku ngoma ye turi ibikomangoma muhumure bene data nacyo tuzaba kandi abizera iryo zina bose twizera ko tutazacirwa witeka ku ngoma ye turi ibikomangoma muhumure bene data nacyo tuzaba ku ngoma ye turi ibikomangoma muhumure bene data nacyo tuzaba ku ngoma ye turi ibikomangoma muhumure bene data nacyo tuzaba Korali Umucyo irakoze kubwo kuturirimbira indirimbo zidukomeza Imana ibaho umugisha turi muri ako kanya n'ubundi turacyari muri wa mwanya nyine igihugu cyacu cyaduhaye intego uvuga ngo twibuke twiyubaka niyo ntego tukirimo ntabwo tugomba kwibagirwa ibyabaye muri iki gihugu jenoside yakorewe abatutsi yabaye ariko tuniyubake nicyo igihugu cyacu kidusaba n'itorero ryacu muri rusange reka dusabe umushumba wacu yigire hejuru atuganirize amagambo y'Imana yashyize ku mutima we Imana imuhe umugisha mu minsi igera ku 100 turiho twibuka abacu batashye batabishaka ariko Imana yo yarabyemeye ariyo jenoside yakorewe abatutsi 1994 muri iyo minsi rero 100 niyo mpamvu n'uyu munsi uri muri iyo minsi reka tusome turebe kwibuka ubundi ni ukwibuka kuri twebwe gusa cyangwa n'abatubanjirije baribukaga iyo usomye Zaburi 143 umurongo wa 5 n'uwa 6 Dawidi yarabyanditse aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose ntekereza imirimo y'intoki zawe nkuramburira amaboko umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa kwibuka ubundi minsi buri munsi yitwa umunsi ariko hari iminsi iba idashobora kwibagirana mu buzima bw'abantu hari iminsi iba bukira uzi ko budacya bwacya ukaba uzi ko butera ariko dushimiye Imana yo yabiremye ikabiha gubisikana iyi jenoside ni uku kwibuka kw'iminsi 100 ni iminsi isa n'iyindi mu nyito ariko itarasaga n'indi muri icyo gihe kuko ni igihe abarenganaga abahigwaga bumvaga nta gitabaza ariko hashimwe Imana kuko itera amapfa n'itera naho bahahira Yesu nashimwe kuko iyi jenoside by'umwihariko yateguwe n'abanyarwanda ikorwa n'abanyarwanda ariko dushima Imana ko n'abayisoje cyangwa se abayiburijemo
abarokoye nanone abicwaga n'abari abiki ari abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo abicanyi n'abacunguzi bose babaye abanyarwanda, abayiteguye bakayishyira mu bikorwa n'abayihagaritse. Nagira ngo ubwire ngo si amahanga, si abanyamahanga, ni abanyarwanda. Niyo mpamvu iyo turiho twibuka dukwiriye kwibuka twiyubaka, tukiyubakamwo ubutwari. Nagira ngo mbabwire amateka mabi icyo akwiriye kudusigira ni ukudusigira amateka meza y'ubutwari. Iyi jenoside yateguwe na leta ntabwo turi butindeho, turabyiga, turabizi, ariko dushima Imana ko n'abayihagaritse uyu munsi aribo batuyoboye, kandi niyo mpamvu bashyizeho intego ivuga ngo never again, ntabwo bizongera. Hari abantu bigisha amateka, ahari mwebwe benshi mwari hano, ariko nagira ngo mbabwize ukuri, njyewe sinabaga muri iki gihugu, ariko abantu icyo nzi hari sensibilisation abari hanze, nta RPF mutagira ngo ibyo yigisha uyu munsi mugire ngo nuko ifite igihugu. Oya, yabyigishaga na kera tukiri hanze. Intego yari yo kuvuga ngo turwanye umuzungu wazanye ingengabitekerezo cyangwa se bagashaka buhake, twabitaga bagashaka buhake, ku buryo kujya ku rugamba ntabwo hajyaga y'abatutsi gusa. Hari abantu bafata amateka kutari twebwe. Jewe twari dufite umukozi uvuka i Butare, ariko wavukaga mu bwoko bw'abahutu, yagiye ku rugamba icyo gihe muri 19, yitwaga Yosefu. Yari umukozi wacu, kuko bayigishaga bakavuga ko umwanzi wacu ari umuzungu n'agashaka buhake. Kuba rero uyu munsi iri ku ngoma ikarwanya ingengabitekerezo ya jenoside, ntabwo ibitangiye uyu munsi. Tukiri no mu mahanga batwigishaga ko umunyarwanda ari umwe, umunyarwanda ari mwene kanyarwanda, ari umwe, agomba kwitangira igihugu cye. Rero na Dawidi yandika, rero niyo mpamvu yavuze ngo nibutse iminsi. Turi hano twibuka iminsi mibi twabonaga ari y'icuraburindi, ariko tukaramburira Imana amaboko kwiduhaye iminsi myiza yo gutarama, yo kubyara, abari incike bakongera bakabona abana. Muri urugo rwa mukecuru mpamya ko yahoze anyereka abana babashije kurokoka, uyu munsi arafite abuzukuru, ariko ibyo byose turabikesha Imana yaduhaye abacunguzi beza. Reka mbabwize ukuri, abo tubana ku itorero nkunda kubivuga, abantu benshi iyo turi ahangaha dukwiriye kuvuga ukuri uko kuri. Dukwiriye gushima Imana ndetse ugasengera igihugu, kuko umuntu ujya ushaka kumva ko byagaruka bitewe n'imyumvire ye, namubwira ngo urinjije, uracyari mu mwijima. Kubera ko buriya mbabwiza ukuri, muri Sudani muri iyi minsi, Sudani yari intambara, ariko bahoze bavuga ko amabombe y'indege n'iki ari harica adatoranyije. Mwebwe musenga, mujye musengera igihugu kibona amahoro, kibona umutekano. Nkunda kubivuga, hari igihe abapanikote, reka mvuge kuko nanjye ndiwe, tujya mu mwuka tukibagirwa ko dutuye mu isi. Imana yaguhishurira ibintu ugashaka ngo bigaragara nibwo wemerwa, ariko nagira ngo ubwire, ibyo bigaragara biragaragarira kuri ndi. Birashobora kugaragarira kuri wowe, kuri mubyara wawe, kuri nyogosenge, bimwe bashakaga gutebutsa kandi bitari byiza. Urabitebukiriza kuri ndi, kuzaba umukwe wawe, kuzaba ba mwana wawe, kuko twese hano turi umwe. Rero niyo mpamvu dukwiriye guhora turamburira amaboko Imana, kuko ari yiduhaye ihumure. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana itanga ihumure. Tubwizanye ukuri, njye sininya kubivuga. Ubu nyuma ya jenoside abafashe nabo iyo bashaka kwihora byari kugenda gute? Igihugu cyari kuba kikiri mu marira. Njye nabaye mu gihugu gifite amateka nk'ay'u Rwanda, i Burundi. Hari igihe twabayeho karitsiye imwe ari y'abahutu, indi ari y'abatutsi. Wakwibeshya ukambuka uyu muhanda, urabona uyu muhanda uzamuka hano nuza, hano hakaba abatutsi, hari hakaba abahutu. Wakwibeshya ukarenga uriya muhanda habaye imyigaragambyo, ugahita urangira ubuzima bwawe. Ariko wareba ugasanga ni ubujiji bwacu. Twe rero twamenye Imana, dukwiriye kurushaho kubera itabaza bagenzi bacu bakiri muri yo mwijima.
twarangiza tukajya turamburira Imana amaboko, kuko yaduhaye abacunguzi, yaduhaye ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwibuka ibibi buvuga ngo ntibikongere kubaho, ubuyobozi bwibuka butihora ahubwo bugashaka kubaka amaboko yirukana ikibi. Rero twebwe natwe nk'abatambyi, natwe nk'abasenga, dukwiriye kujya duhagarara mu cyuho ugasenga uvuga ngo Mana ukomeze ubuyobozi, ukomeze uduhire ihumure, natwe twicare gutya tubibara nk'amateka, tubibwira abana kugira ngo bitazongera kuba. Niyo mpamvu Dawidi nawe yavuze ngo nibutse. Dawidi yari afite iminsi yibukaga, yibutse uburyo Sawuli yamuhigaga. Dawidi yibukaga inzara z'intare, akibuka amenyo y'indubu. Dawidi yagiye yibuka intambara z'abafilisitiya yarwanye, ariko asanga siwe wirokoye. Aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira iby'imirimo yawe, muramburiye iki amaboko. Mu by'ukuri turibuka, ariko ntidukwiriye kwibuka duheranwa n'agahinda, ahubwo dukwiriye kwibuka dushima Imana yaturokoye uyu munsi, natwe tukaba dufite icyo kuvuga. Yesu nashimwe. Uyu munsi twicaye kwa mukecuru, natwe tuvuga ngo yaramudusigiye, kandi uyu munsi atwerera imbuto. Iyo ubonye mpamya ko korari aririmbamo abana bakiri batoya, ubu ntiwifuza gusaza nka mukecuru. Mwabonye utwana twasinze tw'imyaka 15 hano, ngira ngo na 15 ntabwo igize gute, bafite inguma, zira ni inguma z'ibyaha. Wabonye bari abakobwa bariho barwanira hano mu muhanda, buri urabona bari burare mu nzu nimugoroba. Bari barara hanze. Rero mbivugiye iki? Kubona umubyeyi ufite imyaka ingana kuriya akiri mu nzu y'Imana. Ngewe buri gihe duhuriye ku rusengero, niyo naba natenebutse mfite intege nkeya, mpita numva nkwiriye kuvuga ngo Mana nta rwitwazo, mbabarira, nongere nkomeze urugendo. Kuko aracyabasha kuzinduka akagera mu nzu y'Imana hakiri kare. Iyo ni imwe mu minsi, ibi ni igitabo, ni indorerwamo tuba dukwiriye kureberaho, tugashimira Imana yamuturokoreye. Yesu nashimwe. Mu magana menshi batashye, ariko iramusigaza kugira ngo uyu munsi natwe tubere icyitegererezo hamwe n'abandi bakecuru bashima Imana n'abandi basaza. Imana ibaha umugisha. Rero n'ubundi uyu munsi dushimire korari yabiteguye, natwe ikabitubwira nk'abayobozi, tukaza kwifatanya gutaramana na mukecuru wacu, ndetse mu bana be narinze umwe gusa utuye hafi yaho ntuye nyine Gahanga n'umukwe we, ariko ubu natwe tuboneyeho umugisha wo kuza kubona n'abandi bana be n'abuzukuru. Umunyarwanda yaravuze ngo ntabapfira gushira, nubwo bari bazi ko bazatumara ntabwo twashize. Yesu nashimwe. Kandi ishami rikomeza gushibuka. Jewe nari mfite onkire wabaga twabanye Burundi, ariko famiye ye yose ise yavukanaga na se wa mama. Ndabyibuka turi Tanzania baramubeshye, baramubwira ngo we, kuko jenoside yabaye ndi Mwanza ya hano, baramubwira ngo azabasanga, ariko twaratashye. Icyo yasanze, yahasanze imitungo bari bafite. Nta numwe we yasanze, ariko bari bamubwiye ngo nta numwe wapfuye. Buriya abantu bavuga ibyabo, ariko ijuru riba ryapanze ibyaryo. Icyatubabaje, babwiza ukuri, Imana irokora uwishaka. Mbivugiye kukubwira ngo Imana irokora. Yari afite murumuna we waherukaga i Burundi w'umukire. Turamubwira ati ko ufite amafaranga wagumye hano. Ati mwebwe se forode biraboroheye. Ati dureka dutahe, nidugwa i Rwanda tuzatuguye iwacu, mwebwe ko mugiye kugwa mu mahanga. Kubera ni Burundi hari iki, dada yari amaze umwaka apfuye, ari icyo ngicyo cy'amakarite yariciyemo ibice. Akatuga ubwo namwe muri mu ntambara, reka dutahe. Ariko barapfuye, nawe icyambabaje dutahutse nawe ahita arwara arapfa. Ubu abana yasize nibo ngewe nasigaranye inshingano zo kubarera, ariko nta upfira gushira. Abari bateguye jenoside bari bazi ko bazabamara, bari bazi ko nta mututsi uzasigara, ariko mpamya ko uyu munsi havutse ishami ribyara rirashibuka. Uyu munsi ngira ngo twaba nuko twe tutakiri mwiringaniza, ariko nkeka ko umwami Imana yaremye amaboko akayagura,
uyu munsi twese tukaba turi bene Kanyarwanda. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Mwami Imana data uri mu ijuru, turi hano twibuka kuri Imana irokora. Abantu bagambira kurangiza abandi, ariko wowe ukagambira kongera kubarokora. Turi muri uyu muryango tugushimiye abo warokoye b'uyu muryango n'inshuti zabo, kandi Imana y'iteka tubiguhereye icyubahiro. Ukomeze kurokora n'abandi, kuko imfuzo ntizihagaze, ariko tugusabye uburinzi buturutse kuri wowe mu mpande zose z'isi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mushumba wacu arakoze ku magambo meza y'ihumure aduhaye, tubwira umuryango wa mukecuru, abana buzukuru nibakomere ntibizongera. Ndibuka nza muri korali nasanze umukecuru akomeye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mu bantu tugira b'intangarugero umukecuru niwe wa mbere. Iyo tuvuze ngo muzana umusanzu, mukecuru niwe wa mbere kuzana umusanzu. Ubushize hari amafaranga twari twabaciye yo gukora indirimbo buri muntu 25,000. Mukecuru yayazanye imbere ya bose, arangije aravuga ati nabonye n'ibindi 5 nabyo ni mubishyikire muko murimo w'Imana. Ibyo rero mukecuru ntabwo yaheranwe n'agahinda, nubwo yabuze abana akabura umuryango. Mukecuru ntabwo yigeze aheranwa n'agahinda. Mukecuru komera impore rwose. Reka twakire se wabo w'abana, nawe tumuha akanya, hari ibyo yadusangiza mu minsi banyuzemo. N'abana barakomeye, barakuze, barashingiye, yarashingiye mzehe fitabuzukuru. Hari byinshi yadusangiza mu mibabaro myinshi abantu bagiye banyuramo. Karibu mzehe, nawe tuguhe akanya. Arakoze umusangiza w'amagambo. Ndagira ngo manze nshimire korali niyo nabonye hano, nubwo tabanje kwibwirana ariko korali niyo twayimenye, siko bimeze. Hano rero ni kwa mukuru wanjye. Ntabwo ndisubire mu mateka yabayeho, turayazi naho tuvuye. Pasiteri batwigishije, batubwiye ko byagiye bigenda. Umuntu umwe akandika urupapuro ngo abantu bakwiye kubaho, akivugira ibyo mu rurimi rwe, ariko Imana yo ifite ibyo ikora. Ariko ntabwo tuvuga ngo barica abantu, ko twarashibutse, ariko ntabwo twashibutse ko twagomba gushibuka, ariko ni ukubyakira ko niko Imana yabigenje. Barakosheje igihugu kigira ubuyobozi bwiza, usabye imbabazi bakamufungura. Hariho wavugaga ati, bamubaza bati wishe abantu bangahe, ati sinzi umubare, ati cyo kora ndagereranya nkasanga ari nk'ijana. Ahubwo rubanda rufite ururimi rwo kuvuga, bakavuga gutyo, bakavuga ati sinzi umubare wabo. Ariko nk'uko muhuza w'amagambo yavuze, hari abana ba mukuru wanjye basigaye bari hari, barabyaye, barujukuruje na mukecuru. Nanjye mfite abana ko twarokotse, ariko buriya kurokoka nta kindi cyabiteye. Navuga ngenda ngize mvuze nko mu Rwanda hose, kandi akagari kacu ka Nyabisindi dutuyemo bagize amahirwe adasanzwe. Inkotanyi kinani yapfuye ku itariki 6 nijoro, ku itariki 7, itariki 8 inkotanyi zirasohoka muri Senate, ziza mu kano kagara saa 10 bari bamaze gufata stade. Ariko ubwo tuguma mu rugo, baje kutuvana mu rugo ku cyumweru nimugoroba. None ariko abenshi stade imaze kuzura abantu bose, muri uwo mugoroba bagiye babashyiramo muri stade nyine, nuko twarokotse. Kuko ndahamya ko yo tutaza kugira izi nkotanyi zari muri Senide, twari gushira, ntaho twari kwinyagamburira.
ntibyari gushoboka rwose. N'abantu twari duturanye bagize ubwoba ko babonye inkotanyi, baratekereza bavuga ati ziri tujya kwica bari natwe bakatwica turaba dukoze iki. Abenshi tuguma hamwe nabo tujyana muri stade turahungana. Mwumva rero ko Imana utera amafitira nabo bahahira, nuvuga ngo nsaba umuntu warokotse, umuntu wese warokotse nakajya agira umujinya, ajye yitwara neza, icyo Imana yamushigarije irakizi kandi atanga amahoro. Iyo utanze amahoro n'igihugu kibona amahoro. Hari umuntu ugeze kubaza undi, bahuye aramusuzugura, amufata zero, mbese arabureba aturagiye wa mwanda bati ndajya muri wese. Numva ko yamushubije neza kandi buhoro, uragiye wa mwanda we ati ndajya muri wese. Ubwo ruvuga ngo umuntu wabonaga mugenzi we ntamubonemo umuntu bakamubonamo umwanda, mvana ubwenge buvuga ari bukeya. Nkurikije rero kera ukuntu mereye nko muri 73 nakoraga kuri Meridie, natangira kuri Meridie 73 nakoraga mu Basalesiani ku Kicukiro mureto. Noneho bashyira amaliste yo kwirukana abantu, wajya gusanga mu gitondo kuri minisiteri za Marumetari bari ya sosiyete yakoraga intebe n'ameza ibikoresho byo mu biro, bakandika amaliste we ntuze bakabirukana ntiwinjire. Haciyeho iminsi igeze irindwi na kabiri batari ko bariya abantu tubiyemo akazi tukabirukana, ariko bakanga bakarimba bakaturusha kwambara neza. Amafaranga bayavana hehe? Nubwo wagira umwenda umwe ukawufura nagucisha mu ijisho ngo se ko twabimye akazi ngo buriya ngo ko bakambara neza bagasirimuka, amafaranga bayavana he? Ubundi rero nta muntu utaberwa, ntibazakubeshye. Ufashe n'ubwo wagira umwenda umwe ukawufura waberwa, ariko kubera ryashyari rwa rwangano rw'iki ugasanga ijisho rihora kuri kanaka, ijisho rihora ku nka ye kugira ngo bayibage bayirye. Umukuru wanjye nyine nyiri hangaha bamubagiye inka munsi y'urugo, barayivanye mu kiraro bayijyana hariya barabaga, bafata amarohoti yose basigaza amagufa, inka barayitwara. Ukumva rero ari ibintu byari biteye ubwoba. Abantu bari bamaze kugera ahantu bihebye, ugenda ugira ute singaruka, ariko Imana ntabwo iri kwemera. Yageze aho ngaho, abapfa barapfa, abakira barakira. Ariko cyo ndasaba abarokotse cyangwa se ndasaba n'abatarahirwaga nuko bashyira hamwe bakubaka igihugu, kuko ntabwo igihugu kizubakwa n'umututsi cyangwa n'umuhutu ngo bikunde. Ni ukucyubaka twese hamwe dufatikanyije, tukabwira n'urubyiruko ko gukundana ari byo byiza. Abana umwana uko umureze niko akura. Ibi bintu rero dusaba Imana ntibizongere ukundi. Kandi ikindi nshimye rero nakongeraho nsoza, ndashima mukecuru yabanye n'abakristo neza, yabaje gusengera hari i Remera, ageze abagiye gusengera hari hakurya uriya hariya niko ya Rutarama. Ubundi hari ikindi rero abanyarwanda bavuga, ubu uzi kubura umuntu ukabura n'abantu, upfuye kabiri uricara ugasa nk'upfuye nawe. Ariko nk'uko mwaje kudufata mu mugongo uko mungana uko, turabashimye umuryango mwakoze, kandi natwe turi kumwe namwe. Nawe mukecuru ambwiye ati hari umuntu dusengana ufite ubukwe twazana tukabutaha, se hari umuntu dusengana wagize ibyago twamutabara. Umunyarwanda yacu mugari ngo byiza ntukabure, ariko nabyago ntukabure, kuko ntabwo twahora tuvuga ngo tujya mu byiza gusa kandi bibi bihari.
mwumva rero nasoza mvuga ngo Imana ibafashe kandi mugumye murebe mukecuru mu gihe agihumeka mumube hafi natwe tuzabakunda murakoze. Wacu ashoje adusaba ko tugira urukundo, igihugu ni icyacu, nitwe tugomba kucyubaka tukakisigasira kugira ngo amateka mabi yabaye muri iki gihugu ntazongere ukundi. Dukomeje rero gufata mu mugongo dufatanyije n'umuryango mukecuru ko umuryango wabiteguye, natwe nka Korali Umucyo twaravuze ngo umukecuru wacu tugomba kumuba hafi tukazamusazisha neza ku buryo umukecuru nta kintu mbese yagakwiye kubura duhari. Nitwe muryango we dufatanyije n'umuryango we twese tugatariza umugozi umwe dufasha mukecuru. Ubwo naringiye guha mukecuru akanya nawe kugira ngo agire icyo avuga, ariko reka duhere ku bana. Kaduhere ku bana bahagarariwe na Mamugeni bari kumwe bose baze hari icyo babwira imbaga iri aha ngaha. Dukomeze duhumurizanye, dufatane mu mugongo. Karibu mwigire hino tubaha akanya. Mwiriwe Yesu ashimwe. Hari ubwo umuntu ahagarara ahantu ukabura ikintu uvuga, ariko ari kera ntacyo twakavuze, ariko kuko muzehe yatwemereye kuvuga n'Imana ikatwemerera, reka ngire nanjye icyo mvuga kuri uyu munsi. Icya mbere ndashima Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga, yaratuzigamye, yaraturokoye ahantu hatari horoshye. Iyo umuntu ageze muri aya matariki y'ukwezi kwa kane uhita utekereza kare nibwo abana bambajije ngo itariki nariye. Rero ntabwo byoroshye kugira ngo wibuke ibihe waciyemo, inkota waciyeho ntikwice, abantu waciyemo. Imana ikakurinda, ikakuzigama, ikakugarura mu buzima. Kare Gakumba yavuze ngo twumvaga nta cyerekezo, njye sinigeze mpunga ngo ngere kure. Dutuye hano Nyabisindu ya Kibagabaga. Rero jenoside itangira, uretse ko na mbere hose twari dufite ibintu byinshi, amagambo, reba twari dutuye ku nzira hano habagamo abana b'abakobwa ba mukecuru, yari adufite turi 6. Harimo inkumi rero zikurikirana 3 zari zisigaye mu rugo n'umwana w'umuhungu mutoya wa Bucura. Uyu ni nkaho ari we wasigaye muri twari muto, ariko yari hagati y'abatashye. Hagiye umukuru hagenda n'umuto, babaga hano rero ari inkumi 3. Ikintu rero ntangarira ko Imana ari umukozi w'umuhanga nuko uyu Mama Gadi ntago yari akijijwe, ibyo yari umuporoso. Yego nabo barakizwa, ariko ntago yari yagakizwa. Yaratubwiraga ati ndasenga. Mama wabo nawe yari yatangiye urugendo, ariko ubona atarageramo neza. Babanaga rero nabo bana babiri, umukuru n'umutoya ari abakristo, ariko umukuru akaba umukristo pe. Ndabihamya kuko
kenshi twaraganiriye, yabwirije ubutumwa n'umugabo wanjye ndetse na mapapa Gadi uko ari babiri babakijijwe imbere mu muryango. Bababwiriza ubutumwa, babwiriza ahantu bacukuraga imicanga, barabise amazina, ndetse bageze ubwo bava mu birombe by'umucanga ntibajyemo kubera amagambo bababwiraga. Hari umushoferi wajyaga babwira ngo buriya bwoko bubi buracyabinaha, ngo iwacu nta sina ndende ikibi iwacu, bariya bayiruntu bakora iki? Niyo aho babaga mu micanga, mbese bumva ayo magambo nibwo abana bakijijwe barameneka. Hahandi ari kuvuga uti uyu muntu ni umukristo, kuko njyewe namuzaniye ubutumwa muri 93. Nari umukristo nzi gusenga, muzaniye ubutumwa, nabonye tugendana, ariko turi mu modoka tugeze ahantu nyivamo, ndetse na murumuna wanjye ayivamo asigaramo. Mbona ko imodoka yibiye ahantu, ndabimubwira, arambwira ati niteguye gutaha, ariko sinasobanukirwa ibyo ari byo. Bari abakristo rero, yarasengaga, yamaraga iminsi 7 Nyarutarama, bagomba kujya kumutwaza akabando ngo atahe. Yari umukristo rero, kandi yari umugenzi, yari yiteguye gutaha. Simvuga byinshi, igihe cyarageze nabaza kugira iyerekwa, ndetse arabitubwira turi hano mu rugo. Tubwira ati nabonye amagare menshi, ahari agahanda, ati amagare agenda yongera asubira inyuma, yongera agaruka, ati yanga kuva ku irembo iwacu. Ati ariko amwe aragenda, hasigara 2, araparika arategereza. Ati rero hagomba kuba hari ikintu, nk'abakristo urumva uhita utekereza, ariko ntitwamenyaga ngo ni wowe uzagenda n'indi uzasigara. Rero mukecuru n'abana barahunze baragenda, twe dusigara Nyabisindu. Igihe kiragera rero natwe turagenda. Hari ikintu kimwe ntajya nibagirwa, munyihangane bivuge kuko mbonye umwanya wo kubivuga. Hari ikintu kimwe nibagiye gushima, twabaye hano tumara imyaka myinshi tutazi aho aba bana bashyinguye, kuko baguye Karama, ubwo nsa n'ubiciyemo hagati. Tukajya twibaza se tuzibuka, ubundi turibuka ko baguye Karama, ariko se bahambwe he? Ubundi twakwibuka dute? Ubundi byagenze bite? Uyu nguyu yigeze kujya Karama, ngo aho barimo gukuramo imibiri, ukajya areba ngo arebe ko abona umwenda, arinda ataha ntawe abonye. Tugira icyo gikomere rero cyuko tutagira aho twibukira abavandimwe. Ese tuzabibuka dute? Ese tuzagira ubungu? Ese tuzagira ku Gisozi? Tubura ahantu twerekera. Noneho tugize amahirwe itorero rizana bino bintu, nubwo abantu bamwe babibonamwo ibindi bintu, ariko twe twabibonyemo umugisha, kuko twabonye aho turuhukira. Njyewe bwa mbere nararuhutse, murumuna wanjye yagize ikibazo, mbona ko nawe yari yarabuze ahantu, nabura n'umuntu ahahamutse burya yavuye mu ihahamuka aroroherwa. Mbona ko yabuze ahantu aruhukira, ariko bwa mbere tujyayo twararuhutse, ubwa kabiri mbese twumva tuguwe neza ko twaruhutse, twabonye aho twibukira abavandimwe. Niyo tugeze tukabona amazina, njye nyatunga muri telefone, niyo nyabonye gusa numva nduhutse ko hari ahantu bari, nubwo nta mubiri urimo, ariko amazina arahari. Nkumva rero icyo gikomere gisa n'icyashije. Rero dushima Imana ko itorero ryabyemeye bikashyiraho ziriya nkuta, natwe tukibuka. Ikindi twongera gushima Imana, ndagira ngo mbabwire ko twamenye aho bari, si uko twabashyinguye, ariko twamenye ko abantu bavuye Karama bose bari Ruhanga. Tuzagira Ruhanga rero, n'ubundi tuzajya gushyirayo indabo, kuko twamenye ko ariho bari. Twaje kubaririza abantu bo muri Ibuka, batubwira ko ariho babashyize. Icyo rero twumva tugishimiye Imana. Rero navuze byinshi, ndashaka kubabwira ubuhamya bwanjye gato. Ubwo njye navuye Nyabisindu, njya Kibagabaga, mbwira umugabo nti tugende twe kugwa mu nzu abandi bagiye, ariko babagenda baciye ku irembo iwacu, barahamagara. Umugabo arambwira ati ayo majwi wumva n'ay'abandi bantu, tuhama mu nzu. Tumaze iminsi 2 turagenda, tugeze ahantu munsi y'uwacu mu gishanga, duhura n'abantu b'abaturanyi batuye Kibagabaga. Baravuga ngo se ngo murajya, turaceceka. Ngo barajya hese, ngo batangiye kwipfusha, ngo burase barajya. Noneho
iryo jambo ringwa mu matwi, ariko umugabo yamubanje kumbwira ati urahunga ujyahe, urupfu nta muntu uruhunga, aho ugeze hose ugatura urupfu ruragusanga rwagukeneye, ntoya tugende. Ubwo rero abantu bamaze kumbwira gutya ahindukira arandeba arambaza ati wumvishe ntisi ibyo n'ibiki bavuze. Tubirengaho turagenda, twigiye imbere duhura n'abantu b'abaturanyi baturanye na papa wacu uriya mutoya yari yahunganye umwana urwaye umeze iminsi myinshi arwaye yaranze gupfa, bahunze bagezeyo barayijoro rimwe arapfa. Urumva ko ba bantu bambwiraga ngo twatangiye kwipfusha. Noneho ngeze ku rusengero naho twacumbitse bambwiye ko yapfuye, ndavuga nti bya bintu ntabwo byoroshye, ba bantu banyuriye ngo twipfushije none uwacu akaba yapfuye, ese binamahoro. Umugabo arambwira ati narakubwiye ngo duhame mu rugo. None rero twageze ikibaga, twabonye ibintu byinshi cyagabaga bikomeye, tumara igihe gito tugaruka mu rugo. Ariko ndashaka kubabwira igihe namenyeye ko bene mama bapfuye. Twari ahantu ku muturanyi yatujyanye, haza umuntu w'umukristo twasenganaga, araza arinjira asuhuza umugabo umutware wanjye, aramubwira ngo se ngo muri hano, ndati turi hano, ngo mwashatse abatutsikazi mubakunze, ngo none ko mutangiye kurogereta. Undi aramubwira ati sha umugabo twari kumwe muturanye twakayumba, aramubwira ati va hano. Ndamubwira nti se muvuga izina, nti se nkatwe b'abagore baratwicira iki? Narangije arandeba ariko we gose se ngo ndagusetse, ngo bene nyoko ntibapfuye, ngo umwe yanze no gupfa. Urumva icyo kintu, kandi ni umukristo twasengana. Mbese nta marira abantu bari bakigira, ariko nahise ngira ikibazo, nari maze amezi 2 mbyaye, ndasa n'umanuka, sesera aramfata dusubira mu nzu. Nibwo namenye rero ko abo bana bapfuye. Hanyuma tuvuye Kibagabaga mu bintu byinshi ntago nabirondora, nkajya nibaza ko ari njye usigaye njyenyine. Avuga uwo ku Gisozi we byararangiye, atuye ahantu habi. Abo ku Kimironko bo hakaza abantu baje gufura bati dushigaje iminsi 2, hari waje aje kutwica, ngo narangiza asubirayo nabo arangize mukecuru n'abana n'abuzukuru, yari kumwe n'abana babuzukuru bari hano, bari baje kudusura. Ubwo jenoside itangira nabo bahari. Aje hageze adusaba isuka ngo ajye gukura ibijumba mwacu, tumuha isuka, agezeyo baramurasa amasuka arayasiga, agenda atatwishe. Abasubagiye ntibagarutse, twe twarahavuye turagenda tugiye Nyarutarama, tujya kwa Banzirorera hari hakurya, dukomeza tugira ibyumba n'amaguru. Tugeze ibyumba abasirikare b'inkotanyi baradufasha, nagezeyo wa mwana ari mpese yaza gupfa, ariko nkajya numva ari njye usigaye njyenyine, ko n'umugabo ntitwajyanye yaciye uko ncukwanje, ariko nimutuza guhura. Shima Imana rero ko twagarutse mu rugo, nongera kubona nasigaranye umuryango, mbona mukecuru, mbona mu magadi, mbona musesha, mbona ko nsigaranye umuryango n'agahungu twadufite kitabye Imana nyuma, mbona ko nsigaranye umuryango. Dushima Imana. Ikintu rero nshaka kubashimira Imana ni umukozi w'umuhanga, ishobora gukora ikintu ariko hari ikigambiriye mu muryango. Umusabe yarakijejwe, hahandi tuyoberwa ko ari kwe. Mukecuru arakizwa, ndavuga nti se ibi ni ibiki? Abantu baragiye, uyu nguyu arakijijwe, n'uyu arakijijwe, ntacyo aba namarira ya bene mama. Ndavuga nti Imana ishimwe ko sigaranye abo mu muryango w'Imana. Binjira mu itorero, mukecuru akajya ambwira ati nzajya muri korali, uzaririmba ibiki? Ati nyamara nzaririmba. Njya nzana nkavuga nti ndirimbira numve, akaririmba numva ndanezerewe. Hari umwana twigeze guhura aravuga ati turamukunda, ngo nawe turamukunda, twumva nta n'icyari mudukuraho. Natwe rero twumva tunejejwe nuko mukecuru abana namwe nk'itorero, kandi akaba ari umukristo mwiza. Tutangira ubuhamya, kandi ikindi kinshimishije nuko tumutangira ubuhamya gihari. Mba numva binguye neza, binejeje, ntazamuvuga adahari. Mama ni umukristo utikunda, ukunda abandi bantu mbere yuko yikunda. Arabanza akakunda undi muntu, icyo afite arakiguha, agasigaraho agategereje Imana ko izamuha ikindi kintu. Icyo atakubwiye
ko cyamubayeho burya nta kiba gihari nuko umukristo wanyu ameze akiriho twumva tumushimiye Imana ko ari umukristo kandi akomerezaho kugeza ashoje urugendo numva rero namwe nabashima mwakoze neza si ubwa mbere kandi ni ubwa kenshi nubwo hari ibyo twabonesheje amaso ariko hari ibindi tutabonye kandi mwagiye mukora tukabimenya rero dushimye Imana namwe turabashimiye ko Imana yabakoresheje n'abantu bakeya batajya babishobora gukora umurimo nk'uwo mwakoze Imana ibaha umugisha kandi isubiza aho mwakuye kandi bakomereza amaboko mukomere mu murimo w'Imana nta kindi tuzahemberwa usibye tukiri mu isi ko dukora iyi mirimo ikazagenda iduherekeje kandi tukiri mu isi tukaba maso kubwo kuyikorera no kugenda gake muri iyi si kuko si yacu murakoze rero ndabashimiye shimiye n'abaturanyi nagiye mbona abaturanyi baje nyuma nabo Imana ibaha umugisha dufitemo n'umuyobozi utamenye wayibuka mu kagari nawe turamushimiye papa nguriya ikote ry'umukara nawe yagiye agira uruhare runini kuri mukecuru kumusanira kumusura mbese imbuto yerera mu itorero no hanze arazera no mu bayobozi na hehe nuko bimeze Imana ibaha umugisha ndabashimiye ndumva twabikeraho ndetse niba hari icyo umwana w'umurumuna wanjye yavuga namusabira umukecuru murakoze Kristo Yesu akozwe nongeye kubashima n'Imana yatumye tubaye tugihagaze ni Imana yabikoze ariko kugira ngo FPR dusange tugihumeka umwuka w'abazima ubundi yaba atari Imana ntabwo tuba turaha kuko ijambo umututsi cyari icyaha kibi cyane njya ngira agahinda cyane nubwo nabayeho nabi nshigaranye iminja binsaba kwiyunga n'abantu kuko nashotse ncuruza niga gucuruza kugira ngo abana bataziba kandi ari njye wari basigaranye ariko gucuruza bikunga n'abantu bose kuko umuntu wese ukuzanira ifaranga aba ari umwami imbere yawe ibyo nibyo bya mbere nabanje kubona ko byanyunze n'abantu nirengagije ibigambo bibi nabwiwe nirengagije ibitutsi natutwe nirengagije ibyuma byanje hejuru byinshi ariko umurimo wo kubana muri sosiyete y'abantu benshi byamaye kubaho ubu ngubu maze nk'imyaka nk'itatu ntakora ariko byanyishije umutima kuko n'ubundi umutima wanjye waridutse mu gihe cya gacaca barimo bavuga iteramamakuru batara amakuru umuntu aza gutanga ubuhamya avuga ahantu hamwe baje kunyica abagore bagenda bavuga ko ndi umwanda baze badukiza umwanda ariko ntago napfuye urumva Imana yarababanye urebe no shapuri nambaye igitangaza Imana yambonekeye ntamenya ko bizabaho ntago ababyeyi bacu bigeze batubwira ko tuzapfa batureze badukinga n'amabanga nk'uko nanjye nabayeho mbikinga n'abantu ntawe nigeze mubwira ko izina ubututsi kuvuga izina ubwoko uri uruhande rwanjye uvuga ngo umututsi ngo iki numvaga umwomerekeje cyane mu mutima wanjye umungwa numva izina kumva ngo umututsi icyaha kibi cyane narababaye nibaza icyo twavukiye nibaza icyo data atatumye tumera nk'abandi sinayi ntaramugara wenda naramugaye ariko ukaba ahantu nturi busohoke n'umuturanyi wagaburiye nturi bumubwira ngo mugendane ngo kwemerere uri icyaha uri umwanda koko nk'uko babivugaga ko uri umwanda ukemera ugatega rero urupfu sasa ugatega urupfu rero gutega urupfu amezi 3 ariko ntupfi rero ibyanjye ni birebire nimwataha ariko ndabicamo kabiri gake gake kugira ngo mvuge ku buhamya bw'abana njya mvuga ku buhamya bw'abana kuko batumye turokora abantu twarokoreye mukecuru ndokora n'abana banjye babiri baraha kubera ineza abo bana bagize ineza y'abo bana bagiraga ntayivuze n'abandi ntibazamenya urukundo cyangwa nsubire n'inyuma mvuge na papa nawe urukundo yagiraga papa bamuhaga ifunguro mu gitondo agiye kujya ku cyarahane umuntu wadukoreraga ntabwo yaryaga ibiryo ku isahane ngo bimareho yasigiraga uwo mugabo wadukoreraga agatamiraho akamuhereza akirarwabuye akamuha n'akacyayi mu gakombe yadusigiraga ko yarazi ko ibiryo bihari turya banywa amata bayanywa banywa ibigage babinywa
ariko urukundo twabonye kuri papa nirwo rwatumye mama arokokana n'abuzukuru be babiri n'abana babiri yari yarasigaranye kubera abo bana bitahiye mbere na mbere urukundo bakoze mu rugo rukuru twari twaravukiyemo ntabwo ari aha bari ariko aho nashatse gutangira ku byanya mvuga ingingo nkeya ntabwo twari tuzi ko umuntu yatinyuka kwica undi ko ntitwabyigishijwe ntabwo ababyeyi bacu bigeze batwicaza ngo uriya ni mubi azakwica oya ibyo ntitwigeze tubyumva niyo baganiraga barikingaga hakaba ibintu bakinga abantu ariko noneho igihe cyarageze koko tubona ni ngombwa pe naje kubyara umwana muri 1993 arapfa nabwo ku buryo ntamenye ikimwisha ko yishwe n'amarira n'agahinda ko umuganga wamumbyaje yambwiye ngo ubyaye umuhungu mwiza cyane bazaguhemba byinshi ariko ibihembo sinabibonye ko nyuma y'amasaha 3 umwana yafashwe n'amarira n'agahinda ararira asigana isefu bashyira mu byuma bashyiramo bombone biranga kundi munsi n'injoro abari bwo akuka gahera ariko uwo mwana yambereye igitambo noneho nyuma nza gufata nko mu mezi nk'3 wenda aho mariye kugira ibyo byago fata ijerekani njya kuvoma ku muntu twabonaga ari mwiza cyane bamwitaga padiri ariko nyuma yaje kuba mubi noneho nca ahantu hagati y'ingo ndamanuka ngera ahantu hari akagari abasirikare baramamagara bategaruka ndagenda wese urubaye ni hano haruguru wisobanure neza ngo turabona no mugogwe ntoya n'abagogwe nago mbazi no ndisobanura uwo ari konsiye wacu rero yarari kumwe nabo mpita musobanura data bukate uriho kwa runakanti barandeka njya kuvoma ariko nibaza ikintu genda mutumu cyako abantu ibintu bambajije nibiki noneho hakurikiyeho kuba baragiye kwigisha abana bari bakene ndavuga ngo leta izafata abana ibaha akazi ibigisha gukora kuko nta muntu utagira amafaranga utarariye umuceri wabo utarigeze ahahirwa na se ngo ashire inzara ntago yatinyuka kujya kwica umuntu ariko abo bana barabakene abantu iwabo papa akirirwa mu kabari yakora ntahahira abana iwabo abana rero kumva ngo bazabona umuceri w'ubuntu bazabona ibiki noneho mwahurira nk'ahantu bavuye kubatoza ko umwana ijisho ryarasiriye kureba ukabona uri umwanda nyine imbere ye abana ibintu byarahindutse kweri noneho rero ni birebire navuga ngo ni birebire ariko ngiye kubihena vuga uburyo nasohotse mu rugo ayifite irangamuntu yanjye ko najyaga nyibonamo agafoto keza cyane ntabwo nari nzi ko ibirimo ibyanditsemo bizanyicisha akarangamuntu ndagasohokana abana mu minsi nk'itatu turi mu rugo mfite wancukije wari ukurikiwe nyine n'umwana arapfa afite imyaka 5 yari afite imyaka 5 icyo gihe no ntwite w'amezi 6 noneho tumara iminsi 3 mu rugo dutegereje ndeba imirambo y'abana hano ndeba koko ibyo wacu nari mbizi ndeba ko bapfuye nyine byarangiye noneho umunsi uragera rero Inkotanyi ziturutse inyuma hirya bati n'umuhunge turasohoka nta kintu twasohokanye umugabo ako tutarasohoka twayatumva ibintu bazenguruka urugo rwacu bakaruzenguruka ngo bashaka abantu bose abashoboye bajya kwica noneho twarasohotse tugeze munsi y'urugo umugabo aramubwatije kunyuranga muntu noya ntabwo nje kunyuranga munange ndabanye ifite ndapfa ndabana ifite ndapfa je kunyuranga muntu ryatoya noya ariko ryajwi ry'Imana babwiye muri 90 ngereranyije kuko naje gupfa ubwonko nsigaye ntamanya n'amatariki y'ibintu byagiye bimbaho amatariki simbashe kuyaboroka mu mutwe noneho naje kubona umubyeyi Bikira Mariya ambonekeye mu nzozi asanga asinziriye ariko nyuma yaho agiye kugenda arankangura yarankanguye ndamubona afite abana babiri b'abakobwa ku mande umukobwa hano ndaha bagufi ariko umumama mwiza cyane wambaye ibintu bibengerana kuko nari umuporoso nashatse ndi umuporoso sinari nagasezerana n'umugabo ariko nari narize muri Gaturika igihe gito ngo dusezerana nanjye zaramubwira ati reka mbanze ntanga inkwano tujye no muri komine noneho tubone gusezerana ubwo nyuma yaho sinzi cyabiciyemo nyine biratinda ariko muri Gaturika nari nizemo igihe gito banyigishaho Bikira Mariya
ariko urumva nk'umuntu wiziye mu baporoso kuva ndi umwana nkabatirizwayo nkanakomerezwayo ntabwo ibyo muri gaturika byanyinjiragamo ariko umubyeyi naramubonye noneho abaye nk'ahagiye kwikubura ndakanguka ngira ubwoba niho bavuze ngo uzaba uryamanye n'umuntu ariko Imana ikwiyereke uwo muri kumwe sinzi niba narigeze nabimubwira ibyo nabonye ngira ubwoba ndavuga ngo ariko uyu mama mbonye mwiza cyane nawe nabwiye naracecetse hepfo yacu hari umwana wajya akavuga ngo arabonekerwa ariko ntibabyemere ndaceceka ubundi ko bazi ko ndi umuporoso najya kuvuga neko nabonye Bikira Mariya birangije rero reka intambara izabirera irangamuntu sinayitaye turagiye ngeze ku kinamba cya Kacyiru hariya abantu barakureba ukabura inzira uracaho ukanura wacaba numvije ijwi mu mutima wanjye rambwiye ngo ndakubwiye ngo uziyambaze Bikira Mariya uzatabaze Bikira Mariya aho uzaba uri hose ijwi ndaryumva ndasohoka turagenda akavura karagwa turambuka duca umuhanda wo kwa muganga mbwira umugabo nawe ko hano haruguru ko hatuye marume yaba yariho tujya yarazi ukuntu marume yareshyaga ubwo yibajije ko atanakiriho kandi koko bari baramaze no kumurasa none arambwira ati dukomeze turakomeza tugeze muri feruje ya Gitarama hari imbunda yari Kimisagara yarakubitaga abantu bose bakarara uwo mwari muri kumwe ntimwongeraga kugendana ubwo umuntu wese yarimenye babyukaga buri wese akomeza bariyeri ahantu hari sitasiyo rero ku giti cy'inyoni bankuye mu bandi n'umwana mpetse na yandi ndagenda hamwe ebyiri umwe aho ndaha ibyuma amabara yabyo yose narayabonye ibyo nabonaga bise ukuntu mpinda umushyitsi nyine batezananga muntu mpinda umushyitsi ariko ndayizana batiyizaniraga n'iyo batanayiduha nuko aho nahataye ibitapfa mbona ko ngomba gupfa ariko ryajwi ry'Imana yambwiye yahise igobora umuntu unabaye haje umuntu bakuye mu modoka afite amafaranga menshi cyane agaragara mu mifuka yose noneho wari umfite ahita abona ko mugenzi wagiye kumutwara ya mafaranga ari kureba ahita ansubiza irangamuntu yanjye genda ubundi urambuka Nyabarongo ndakomeza ubwo abandi umugabo reka da niyomenye yo narindi niyo ngwaho kuko abantu baharenze kuri iyo sitasiyo umva turagenda rero tujya Gitarama bo kagira Imana abantu b'abasirikare b'abapolisi haraho bagiraga bakabahigamira mu gatambuka urumva turagenda Gitarama yose twayigezemo nta muntu atinyuka kwica umuturage Gitarama rero twagezeyo bakabuyubaka burende nko mu cyumweru kimwe bibiri ariko masanga umuturanyi mwiza akajya mfatira umwana wa mwana mukuru akajya amufata nanjye nkahama muri burende njyenyine ubwo nawe akasana n'umunga gakeya nkahama muri burende naho umunsi rero haza imodoka ya Daihatsu ipakira sasa haratwaye ahantu hihereye hakurya y'umuhanda abantu baraga bataka noneho haza Daihatsu ipakira biba ngombwa ko bangeraho rero noneho ariko haza umwana w'umukobwa araza muri burende arambwira ati ngiye Abanyakigali ntibabica tuvuge ko nanjye ndi w'Ikigali arinjira muri burende rya mama nise wa mwana ukureba nanjye ndi umupfu wambabari ati ntago Abanyakigali babica ati humura umubwire ko ndi w'Ikigali ni hamaho batwiciye hamwe na cyose nene ramwe yarajije ngo uri kabirendera zihagara mu muryango wa burende atizaniraga umuntu nkahe kwivana umupira ubu ngubu mbabwira ngo ni mujye mwambara neza umuntu ufite umwenda ajya wambara twabayeho na dusa nabi ntabwo wamara amezi 3 dakaraba utagira gute n'udutenge nka tubiri wari usigaranye kandi ahoraye mu mabuye watwiyoronshe mu gitondo kamugacyanya nakandi ugacya n'udupira tubiri ufite tugerekeranye niba ufite umwenda wambara use neza kuko hari igihe uzaba utagifite nuko yambara hari igihe utazaba utagifite nuko karaba noneho rero nera hamwe yarandebye reba na wa mukobwa nase uriya mukobwa ngo pfukura igitenge umwana ari pfukura ntuvuga ko uri w'Ikigali nakubonye ko uri umunyanduga ngo pfuka tuzakurongora ubyara bahuta umwana ari pfuka nanjye asubiza irangamuntu yanjye aragenda ubwo umugabo yaje kuza ati njye turapfuye atabanyanduga baramaranye ateka dusubira Kigali ni rwose nawe nsubira Kigali nasize abantu bo kubeta imihoro muri kaburimbi abagabo bambaye ibikote bigera kubitse bakubeta imihoro muri kaburimbi nuko ko ndasubira Kigali ngere he nihiranga noneho banshakira igipapuro cyo kugira ngo mbone inzira izasubira Kigali umuntu wese wagihaye ngo agisinyeho ati ngewe ni inyama z'ibisiga ni mu mureke iki gipapuro ntimukimuye mu gice mu gishwanyaguze naga azasubira Kigali
ipapuro barakinyima mama nawe arangwa munange ariko nyine mu kugaruka n'ibiki ni birebire nyine ngiye kubabwira ukuntu ubwo si ibyuma byangarukiyeho si inshuro ebyiri naragarutse ko kongera i Kigali ni birebire ntabwo mwataha noneho i Kigali narahagarutse biba ariko bibi Kigali ndahagera Nyabarongo turayambuka ariko aho ngeze Kacyiru mbanza Kacyiru nsanga abagore baho abanagaburiye bataturushaga n'urugo reka da uyu mwanda nugeraho ariko baduha akantu k'agakorodoro gasohoka hanze kuko waba ufite inzu ahantu iyo usohoka muri korodoro hari akakumba usohokeramo usohoka hanze niko baduhaye kasohokeraga ahantu mu Gitovu hagira ngo abana babo batazabona ibyo bazadukorera niko nabitekerejeho nyuma ibyinshi nagiye mbikurura nyine nambara irangiye noneho Kacyiru naje kuhava tujya Sete Famille sinangi kumwe n'umugabo yaje kujya hazabona abana niyo mpamvu nababwiye ngo ni birebire abana baza ngo ari abazimu nyine abo baturanyi bavuga ngo abazimu mwabajyanaga babana babiri bari kumwe na mukecuru abazimu mwabajyanaga mureka bakaguye ariko umugabo yageze harazezengera ntitwamenya aho yari gitiye kuko aho yagiye yarababwiye ati Laurensia nawe subwiza yarafite kuko ariko ntago nyeneye kuzabona amaraso y'umugore wawe kandi nawe aho nashinguraga ikirenge nawe yarahajyaga bakamugandagura noneho twageze Sete Famille tujya ahantu mu ishuri umuturanyi aravuga ati nabiretse ngiye kuvuga igitero cya nyuma cyanyishe kikanera umutima kikamuhogoza kigatuma mama avuye igitaramo n'abo bana babiri yari yarasigaranye nanga nuko bangera imbere ariko nyuma Imana iza kongera iraduhuza FPR njya mfukamira Imana mfukamira Yezu musaraba ari bajya bajyana umusazi ariko na Kagame buriya n'abari abasirikare nabo mbageze imbere nafukama amavi yanjye nubwo yamugaye ariko nakubita amavi hasi nk'abapfukamira uko ahantu bankuye ahantu badukuye wenda noneho rero aho hantu umuturanyi aravuze ati nimuhigame mudamu wa runaka ajyemo hagati ni ikarito nyine bashyizeho ndegama ubwo uko iminsi yashiraga nyine nanda yagendaga ikura ndetse naho na mwana namuhereye ngo asohoke mfe nyine wa mana we koko wambabariye no mwana agasohoka nkazapfa nyine bakajya baryama amasaro yabo batwimye ngo turyamemo akaba ariyo ndaramfukamyemo umwana yanga gusohoka igihe kirajyana numva cya kidodo kimusohora gisubeye ariko Sete Famille abagore nyine ngo baragiye baravuga hari umwanda hariya uriya mwanda mwanze kudukiza mwaje mukadukiza umwanda noneho nagiye kubona isaha ya 8 uwimbunda n'uwicyuma kibengerana asinjya mbika icyuma mu nzu yanjye barabikoresha mu kikoni bigamiyo uko abana nimukajya mubika ibyuma mu nzu reka noneho rero uwicyuma yaje ahutira kubaga inda nkataka ngo mubona turirira abantu bacu kandi tugafata n'umwanzuro kujya kubibuka nuko bapfuye barababajwe urakarwara uzapfe bagushyingure neza ariko ntukicwe n'umuntu mureba kubagure baguca akaboko ni ibintu bibi cyane niyo mpamvu amarira turira ubu ntabwo icyo gihe twari tuyafite wumvaga ngo abaye barashize cyangwa se ibyo byuma bikuri hejuru baje kukubaga reka amarira noneho rero amanuye icyuma gusa turinda ndataka arongera ubwa kabiri ndataka ubworozi umusaza wari hepfo abantu bose bahunze amaraso yanjye atabatarukira muhungu wa mugore w'induruhinja bagiye kurufoma noneho umusaza baramubaza nese muvye iki kigore ngo kigira umugabura umusaza ahita avuga ngo baba we ngo abantu nk'abo nibo batumye ngo mari imyaka narahunze urugo rwanjye we ngo nimwice umwanda muvaneho ngo yego koko muvye ngo turamwica ariko wa undi w'imbunda Imana yabaye nk'imubano yahagaze nko mu ntambwe nk'ebyiri ntiyanyegereye aramubwira ngo shango buretse kwica icyo kigore tuzana abandi buretse kwica icyo kigore hanze ntabonye abandi reka tubazane tubicari benshi hari ibintu byinshi ntagiye mbasha kubwira n'abana narabahahiye nkajya mbahahira nkataha nkaryama ntabwo nigeze ibyo byose umuntu arifite gahunda yo kuza nyine nagiye mbicamo yo kuzashima Imana kuko nabwiye Imana nzarera abana nzabarera sinzagukoza isoni bari buza mu barebe nta warwaye bwaki nta wagize gute ariko nkarwanira gucuruza nkaba n'ifaranga abana baryo wiga yiga binaniye bimunanire ariko ntihazagira umwana wanjye nasigaye mfite amaguru n'amaboko umwana azajya gusaba umuturanyi we wemeye ko mbasigarana ariko nzabarera tu
ariko rimwe nkajya numva umutwe warapfuye nyine ibitekerezo bimwe ntibibamo ariko nkagira igitekerezo cyo kurera abana nuko interahamwe zarasohotse zizana umugore n'akana bazana n'umukobwa w'inkumi bashyira kuri ya karito yanjye abana banjye nabo baricara baranyicara iruhande ba nyina bari barapfuye barora abatsindwa harimo kamwe kaciye hagati y'interahamwe karasohoka kajya aho batekeraga abariho kadondarara noneho abandi banyicara iruhande noneho babona wa mukobwa yari mwiza wo kabyara baramukubita bagira gute mu basaza babahe umwana atereka barakubita bagira gute baba bamuhugiyeho noneho rero gusenga kwangiye ntabaje Imana nkavuga ngo Mana kora iki niba uzi ko abana banjye ejo bazabwirirwa noneho n'ikiranguzo ku meza gishizeho mu gitondo nabonaga nk'umuntu akaza akambwira ati njye atari ko burya ndashaka ibiti byo kujya gusana twari dufite ishyamba ariko ishyamba umuntu ataje ngo akugurire ibiti hagwa amafaranga wayatoragura noneho rero niba mvuze icyo mvuze Imana nacyumva mbwima ntago gusenga ari uko sakuza kuko twasenze amasengesho acurikiranye ariko Imana yaratwumvise kuko twayivuze baba mama rero baje kureka wa mukobwa ni hamwe hanze ngo yari umugore wacu ngo twari kuzamurongora none bazana hamwe zigiye kwicura umukobwa ngo zivuye he ngo abantu bacu twari kuzabica ubundi se barabona twarabona noneho umukobwa ushaka ngo mwe mumuretse umukobwa barasohoka hanze ngo bitazanira hamwe ntitubizi dusigaye dusenga abana bari abadeperi nanjye ngiye gusoza bari abadeperi noneho buri muntu asengaye noneho binjiye tugira ngo bagiye kuturangiza baza bahagurutsa wa mukobwa na wa mama n'akana ke nanjye bansiga kuri ya karita weje tuzagaruka tubarangize buhungiro n'ubu ujye hese usohoke hese uce hese reka da ubu narwaye amaguru ariko icyo gihe nari nkomeye ariko ntaho nari guca noneho ariko FPR yo kabyara yafashe umujyi nta sasu bya bindi bituragurika cyane byaduhamuraga naki agasasu kaba karavugiriza naje guso nabonye abantu bamena amazi bagurishaga bamena amazi ariko ibintu byabaye noneho nibiki noneho narasohotse abana bamwase nditwaza nageze haruguru ya kiliziya nongera numva ijwi rirambwiye ngo nurengaho numva ijwi riri umutima avuga ngo nturengaho ngaho ndavuga abana bamufutura utwo tuntu mufite nihagarika hariya nze mbabwire mukate gutya dusubire kwa padiri tuzunguruka gutya muri ya rompuwe turakata dusubira kwa padiri tugenda duhita twinjiramo inkotanyi zahageze duhari gutya nuko bo kagira Imana yaraturinze nazo ziradusanga tugihumeka nubwo imitima yacu ubu nuretse nyuma ukavugana nta kubonye nagwa nunamye ijwi rituruka hari gahinguranya ariko ndahari ndahagaze Imana iracyandinze noneho reka mvuge ko abana ho gato mu mbabarire Mukarutamu n'abamurebi babaye abana b'inangarugero babaye abana basenze batuma n'abandi babaho barapfuye bamena amaraso yabo ariko babamena amaraso batinda ngo no gupfa wenda banasaba n'amazi bagira gute buriya twibuka byinshi nyine bigatuma umuntu arira ariko batumye abandi babaho abana mukuru twari twaramusize tumaze kubona iwacu bicitse uwitwa mukuru tumusigaho nyine asigara avunwa n'urugo mukuru wanjye arashaka nanjye ncaho ndashaka wawe ndasigara avunwa n'urugo pe wankurikiraga bamurebi ariko hagati hari haraciyemo umuhungu yitwa ko ari we nkurikira Mukarutamu rero yabyirutse ari umukobwa mwiza witonda mwiza utagira ukwasa noneho abantu bazaga kurya iwacu iwabo bimye ibiryo bakinjira icyayi mu gitondo bakabamimina bakabaha yaba nta mandazi ya kera n'ibijumba basemizaga cyacyaye noneho bakarya saa tatu bakaza kurya ikibonde n'ubugari nase babantu naga ari bo bakurikiye mama bati mukecuru twari ibiryo wawe abana bawe bapfuye mbere mu ikubitiro rya mbere ariko tuzakurinda n'abuzukuru bawe tuzatuguha igice cy'ikijumba nyine twababonye ari abazimu koko nk'uko abaturanyi babivuze ariko ntibari barahwereye kubera cya gice cy'ikijumba urumva abana rero bagize neza bari bafite urukundo rudasanzwe wakwitangira umuntu ukamugaburira utaranarya ubu ngubu iwanjye nakoresheje umukozi ariko ntamera nabanje kugaburira umukozi nkoresheje uko asa kose uko ameze kose mbere na mbere mbanze nsangire n'umuntu nakoresheje urumva mbanze nsangire n'umuntu ujangana utwo mfite ubwo niko gahunda imeze ni ibintu twari twarakuye kuri papa nawe nyine yagiye atuberanya mutegera akazajeje ibyagiye akora byagize neza byo sinabivuga byose reka rwose
ngabanye nagiye mbicamo kuba mpagaze ahanariswe umwanda mu mujyi wa Kigali urumva nkarira nkababara nkavuga ngo kuki data yatumye tuba abatutsi koko izina tutsi bibi ubugome abantu babi b'umwanda ayiwe ariko none turahasi yego mama murakoze Imana ibaha umugisha mwakoze ko mwibutse mukecuru dutuye kure niwe ku Gisozi urumva sinamenya ko buraye amenywa n'abaturanyi bari hafi ariko umva kuba ari muri korali byaramwubatse azasaza neza murakoze Imana ibaha umugisha umuntu wacu rero ni nawe wabanye nabo cyane nzi niba yavuga gake we ntajya nabibasha ntacyo arahunze we ntabyo amagadi tumaranye igihe twagiye tugenda tumwumva ariko mama Mukesha yavuga byinshi yavugaga inzira y'umusaraba banyuzemo amata y'abashyitsi uhungura umubu utageraho ubungabunga tuzarinda agakiza kawe agakiza kanjye rwose nkumva ariko ngo nibwo tugambirira ibyiza ibi bikadutanga imbere koko ndakizwa 93 nagiye mu mazi menshi duhungutse ndatirirwa ku Kimihurura ariko ikintu nshima Imana mpagaze ku Kamonyi ndi ku Kamonyi muri Burende mpiga umuhigo ndi kumwe n'abuzukuru babiri muri ya mama Gadi na musaza wabo ubwo nari wa gatanu uko Imana yatugiriye neza Imana iturinda turi batanu mwumve kuvinaha abana baguye Karama hejuru tukagera ku Kamonyi muri Burende kandi ubakaga Burende b'umuturanyi ubakaga iyayi na famiye yanjye ariko mpiga umuhigo ngo Mana nimbona mbonye undi mwana kuraba nzagukorera umurimo wari we wose kugeza naniwe ndananiwe kurara umucyo ndananiwe imyaka irangendanye kandi mbikunda kubi ariko imyaka irangendanye nzagukorera umurimo wari we wose kugeza naniwe icyo kintu kiranyishe ko ndananiwe ndashaje pe imyaka iranzengereje ubundi nkunda korari ndaza koko dutangiye kugira ibihe byiza ngo mudiyakoni ngo muririmbye korari umuki ishinze korari ya kabiri mba muri korari ya kabiri twari tukiri kumwe wandenganya ko nani imyaka 87 papa mugenda yenda kunyomboza ngo njya mbabeshya ngo mfite mwirangamuntu mfite nkaye papa mugenda papa mugenda yamwira ataruke myaka uyikurahe ngo mwirangamuntu mfite 82 cyangwa numwe yaba nari ingoma nyinshi n'ukuri yewe nyiri no kwa muganga muga ko mfite 87 cyangwa n'8 kagenda sa nshimye Imana rero icyo nungutse rero nabonye abana koko irangiye mbona uw'imfura yanjye mama Mugeni mbona uyu nguyu imfura yanjye mbona umukurikiye wavugaga cyane wese nka Bikira Mariya mbona mama Gadi twari kumwe mbona Byukusenge ishami rya hano Byukusenge n'umwana nareze hano wa mukuru wanjye uyu nguyu batera ingabo mu bitugu cyane ariko uyu nguyu ni ishami hano yadahari nta gikorwa ariko nawe yabanje kuba deperi bicyabona umugabo mwiza Rubereti yigira umugabo turika nyine umugabo ndabishima Imana ko bakiri kumwe bafite abana bafite abahungu bafite abakobwa ndamukunda cyane ndabakunda cyane ariko nshimye Imana nza kubona wa muryango nifuzaga nza kubona umugabo wacu afite abana n'umudamu yitaye hariya nza kubona umuryango urahari narenze ko nta kintu na kimwe nzongera kubona umuntu ariko mpiga umuhigo nzagukorera umurimo wari wose narayikoze mu nyihanganire nari turimo nagiye nkora nkiri muto nta mbaraga nkigira buriya kuza iwanyu ntarana kubita indi hasi ndatega ntega moto kugira ngo mpagere kandi mba mbakunze n'ukuri ariko se mwandenganya koko mwandenganya nimureke ishimye Imana rero yuko uyu mwana wanjye yabonye abana be iyo atababona hari nsinzi ukuntu yaba yarashingishije amaguru ese wawe yapfuye mu munsi bafata umujyi nibwo yagiye ntiyagaruka ntibamenye n'irwiro rye ariko nshimye Imana ko ari umucyo nshimiye mwarimu wacu umudugudu wa Nyarutarama mwanyubahirije cyane ndabashimiye cyane mpagurutse ndabashimiye ni byinshi cyane bavuze byinshi ariko ndabashimiye
umwarimu icyubahiro nimuyihe icyubahiro yo kabyara yo kategura urugori yakoze ibintu byinshi cyane. Umukecuru nashaka abagumye hano gatoya nabe yicariye hano. Imana ishimwe ko umukecuru guhunga numva abuzukuru akabajyana akabagarura, ni Imana yahabaye. Imana yahabaye n'abana agasanga nubwo bamwe yababuze ariko hari abandi byibura bamuri iruhande bamufashe amaboko, bavuga bati mukecuru wacu mama wacu dukomeze tumufate amaboko. Natwe rero nk'umuryango wa korali Umucyo, mukecuru kuva 97 ari muri korali, kugeza n'uyu munsi aracyari muri korali. Yabonye igihumbi atanga umusanzu. Kubyo rero twateguye kado ya mukecuru nka korali, turavuga ngo reka tumushyikirize kado n'uwacu, mbese tuzabana nawe mpaka ashaje, kuko ni umukecuru wacu yaratureze. Yagezemo mfite imyaka 16, umukecuru akajya, mbese n'umuntu watubungabunze turi abana turi mu murimo w'Imana, kandi yari afite ibintu byinshi byatumaga atabasha gukora icyo kintu. Umukecuru yaramaze kuva jenoside yakorewe abatutsi ikirangira, urumva ko yaramaze kubura utwara abana bamwe bamaze kugenda, mbese wumva ko yari afite ibintu byinshi byatuma atabasha gukorera Imana. Ariko twese yaraje aratubungabunga, adushyiramo ibyiringiro, tubimwigiraho buri munsi. Reka nsabe korali bamwe bari hano bigire hino dufate ifoto na mukecuru. We nakomeze yiyicarire rwose nta kibazo. Dusabe Mariya yigire hino, niwe mubyeyi mukuru dufite hano, adufashe tuyimushyikirize mukecuru wacu. Duse na mushumba ariko ntago yabura muri iyi mpano, nawe niyigire hino. Mushumba turacyari muri ya ntego n'ubundi, dukomeze turuke twiyubaka kandi dukomeza gufata mu mugongo umuryango wa mukecuru n'abana n'abuzukuru. Mukomere, Imana yacu iracyahari kandi iracyakora. Ibyo twagize umugisha wo kubana n'umuyobozi mu kagari ka Nyabisindu, kugira ngo yakwigira hano imbere tukamuha akanya akagira ijambo ry'umunsi atugezaho. Turaza kurangiza mushumba wacu adusengera dusoreza. Murakoze. Ntabwo ndi umuyobozi mu kagari, cyakora ndi umuyobozi mu kagari rero ndabashimiye muri rusange mwese ko muri ndabashimiye cyane byimazeyo. Impamvu itumye mbashimira, hari igihe cyabayeho nyuma y'uko jenoside ibaye, abacitse ku icumu bakajya kwibuka cyangwa bakajya mu biganiro, bakajya se gushaka ibisigazwa baho byabonetse by'imibiri y'ababo, ugasanga bagiye bonyine. Rimwe na rimwe ugasanga mbega bagiriwe nabi, ariko ugasanga abantu nkaho hari ikintu bakoze. Bagiye bonyine, bagiye bafite ipfunwe nkaho hari ibyaha bakoze. Rero niyo mpamvu ya mbere inteye kubashimira, kuko mu by'ukuri iyo wagize ibibazo nk'ibi ngibi cyane cyane bya jenoside,
aba atari wenyine, akaba afite abantu bamuri inyuma, kuvuga ngo baramubwira bati komera ihangane, ibyo bikaba bimusubizamo imbaraga. Ariko yari wenyine yagenda yihishahisha abundabunda adashaka yuko ahari babimenye. Niko byari bimeze. Umusaza agasana agira ngo arabizi. Abantu bakagenda bihishahisha badashaka yuko ibyo bagiyemo bimenyekana. Urumva ukuntu byari bimeze. Umuntu yaheranwa n'agahinda se, yaheranwa n'agahinda kakanamunangura ahubwo. Ariko iyo muri inyuma y'umuntu wahuye n'ibi bibazo bimeze gutya, yumva akomeye, yumva mbega ashubijwemo intege. Ni nayo mpamvu buriya mukecuru rwose mubona akomeye. Arakomeye kuko tumuhinga, kandi nibyo kuko tugomba kumujya inyuma, tugomba gufatanya. Ibi ni ibyagwiririye abanyarwanda muri rusange, ntabwo ari umuntu umwe. Buriya ngira ngo ababikoze niba basubiza ubwenge inyuma ku gihe, bavuga bati ibyo twakoze ibi, bikaba byanabatera gusaba imbabazi babikuye ku mutima cyangwa no kwigaya. Mu by'ukuri rero ndi hano nanjye, uretse ko no mu rwego rw'ubuyobozi nyine, ariko umukecuru twaraturanye nanjye mukora ku Gasozi. Kuri iyi nshuro rero 29 turimo kwibuka, dufatanije ndetse n'abandi, nanjye ubwanjye byangezeho ubwo nabuze umusaza. Gasozi abana baguyeho ni nako umuzehe wanjye yaguye, ndetse n'abarumuna banjye n'umubyeyi naho buriya abantu banyuze muri Karama. Rero turimo kwibuka kuri iyi nshuro ya 29, ariko tuniyubaka. Kuko navuze ngo mu gihe cyashize abantu bari barahuye n'ibibazo bakagenda bihishahisha, bakumva badafite ijambo bavuga kubera izo mpamvu nk'izo mvuze. Ariko ubu kubera ubuyobozi bw'igihugu cyacu bufite umurongo mwiza wo kubanisha abanyarwanda muri rusange no kubafasha no mu buzima bundi, niyo mpamvu usanga abantu bahuye n'ibyo bibazo bakomeye. Turimo kwibuka ariko twiyubaka, kuko mu by'ukuri murabona umukecuru arakomeye, ntakomeye, arakomeye. Impamvu rero iyo ngiyo irahari mu buyobozi bw'igihugu cyacu budukunda, tugakunda abanyarwanda muri rusange. Ni uko kandi dufatanyije twese hamwe dufata mu mugongo abagize ibyo bibazo. Rero ntabwo mvuga amagambo menshi, abatubanjirije bavuze, ariko nabashimiraga kandi mvuga ngo buri wese ajyane umukoro wo kugira ngo urabona iyo umuntu ari wenyine ni ikibazo, ariko iyo abantu bari kumwe birushaho kuba byiza, sibyo? Navuga rero ngo mu by'ukuri mutubere aho tutari, twese dufatanye, tubwire cyangwa tusabe ko abantu bajya baza bagafatanya na bagenzi babo. Ni amaboko mu by'ukuri y'u Rwanda yavuyeho. Rero kongera kuyubaka cyangwa kongera tukarema amaboko, iyo tugeze ahantu nk'aha ngaha hari ibyo tuvugana, hari ibyo tuvugaho, abantu bakatangana ubuhamya bakumva uko bimeze, ubundi bakamenya ukuri kwari. Navuga rero ngo mu by'ukuri
mwebwe mbashimira, ariko hari n'abandi cyane cyane nk'urubyiruko rukeneye kumenya amateka nk'aya kandi niko kubaka igihugu cyacu. Abayobozi bacu batwitayeho mu buryo bwose, ubwo batwitayeho rero natwe cyangwa n'abaturarwanda muri rusange dukwiye kugaragaza yuko igihugu cyacu hari aho cyatugejeje, hari icyo cyatumarira. Noneho natwe ntidushake cyangwa ntihagere ushaka gusubiza u Rwanda inyuma aho rwavuye. Twirinda ingengabitekerezo, tubwiriza abandi tubasaba kwirinda. Harimo by'ukuri ntabwo ngiye numva yuko harimo ingengabitekerezo, wenda hari nyibaramo nk'ibice bibiri. Harimo ababa bafite wa mutima mubi, ariko harimo n'urubyiruko rutazi ibyari byo bijya bigaragara, bakagenda gusa mu bigari batazi n'ibyari byo. Ariko iyo babashije kugera ahantu nk'aha ngaha bamenya ukuri kwari, kandi bakamenya noneho uko badakwiye kugwa muri za ngorane bijyana mu bibazo bibi. Rero navuga ngo mu by'ukuri twitabirize abantu kwitabira, bajye baza bafatanye n'abanyarwanda bagenzi babo cyangwa bene wabo, dushaka kugira ngo twubake u Rwanda rwacu rube mu mahoro, twubake u Rwanda, twubake ubumwe, kuko ni nayo gahunda ya leta ifite nta kindi. Rero nashimiraga nanone kandi umukecuru ku buryo akomera, ntatentebuke, kumva mu by'ukuri akanatekereza ibyabaye ariko ntibimusubize inyuma, ahubwo agakomera. Mwagiye muvuga ukuntu akorera Imana cyangwa ukuntu agiye yitanga. Ni byiza, ni uko nta guheranwa afite muri twe. Rero ndamushimira, nanjye twarabanye, araturanye, ariko mu by'ukuri ubutwari yagiye anyereka cyangwa atwereka, namubwira ngo nakomere kandi akomereza ngaho. Imana maze mubake, kandi mwese Imana yamugisha mwese. Umuyobozi wa Ibuka mu kagari arakoze ku inama nziza tugiriye no gukomeza abacitse ku icumu kugira ngo ntibaheranwe n'agahinda, ahubwo twibuke twiyubaka. Imana imuhe umugisha. Reka dusozereza aha ngaha, ariko muri iyi minsi 100 igihugu cyacu kiba cyarashyizeho, tugukomeza duhumuriza abacitse ku icumu, tubabwira amagambo meza, twirinda ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko umurongo w'igihugu cyacu uduha umuyobozi wacu. Reka dusabe mwarimu wacu yigireye hino adusengera Imana adusoreze iki gikorwa, kandi dushimira abantu bose mwitanze kugira ngo dukomeze dufate umukecuru w'umuryango umugongo. Imana ibahe umugisha, ko mutabara abandi namwe niko muzatabara. Imana ibahe umugisha. Reka tujye hejuru dusenge. Kandi mbere yo gusenga dushimiye n'umuryango mugari wa mukecuru nabo bakomeje kubana nawe. Ni karibu ni Nyarutarama, muzaze dusenge dufatanye guhamagara Imana. Mwami Imana data uri mu ijuru, tugushimiye ko ari we murinzi utarindira ibihembo. Warinze buri umwe wese Mana y'iteka mu ishyamba ry'inzitane, mu ijoro ry'incuraburindi, kumvise imirimo wakoreye buri umwe wese wavuze, n'abandi kandi batabumbuye akanwa ngo bavuge, baribuka ibyo wabakoreye. Kuko ari we Mana ifite ubutwari n'ubushobozi, ni wowe Mana ifite sitoke y'umwuka duhumeka, ni wowe Mana iturinda amajya n'amaza. Niyo mpamvu duhagaze mu mwanya nk'uyu twongeye kugushima ko waturinze, kandi twongeye kukwiragiza kugira ngo urinde buri wese. Ukomeze kurinda ababyeyi bari hano, urinde abasore n'inkumi, urinde Mana y'iteka n'abadukomokaho tutari kumwe hano.
Mana ishobora byose urinde igihugu cyacu, urinde ubuyobozi Mana y'iteka n'abayoborwa, kandi mwami Imana nyir'icyubahiro urinde n'itorero ryawe, ugendane na buri wese kandi dukomeze kubona ineza yawe. Urakoze byose tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ngusuhuze cyane nanagushimira udahema kudukurikira muri gahunda tukugezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Nizere yuko muri amahoro, natwe turashima Imana. This is Mr. BKMYS. Ibiganiro byacu rero nk'ubusanzwe ni ibiganiro bidahagarara. Turi mu mwaka wa 2023. Kuri iyi nshuro muri uyu mwaka hari igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Tugenda dusura abantu benshi batandukanye. Twari turi mu gikorwa hano turi ni Nyabisindu mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Hari korali bita Umucyo yo muri ADPR Nyarutarama yari yateguye igikorwa cyo gusura umuririmbyi wabo wa kera, nkuko mwajya mubona mwaya mashusho. Umuririmbyi wabo wa kera, umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Turashaka kumva rero imbamutima cyangwa se ikiri ku mutima w'ubuyobozi bwa korali nyuma yo gukora iki gikorwa. Niyo mpamvu turi kumwe na perezida ndetse n'abandi bafatikanye umurimo w'Imana bagiye kutuganiriza mu minota mikeya cyane. Perezida uraho? Uraho buke? Umeze neza? Turashima Imana. Imana ishimwe cyane. Turi Nyabisindu niho twabasanze nka korali Umucyo. Hari igikorwa cyiza twabonye mwarimo, turiya ngo ubundi tubwire byari byateguye gute kuri iyi nshuro, uyu mwasuye ni mu ntoki kuri korali Umucyo. Murakoze cyane. Twari twateguye gusura umukecuru wacu, amaze imyaka isaga 25 muri korali. Niwe wafunze korali. Noneho urabanza twibwire. Ngewe nitwa Hitimana Jean Baptiste, nkaba perezida wa korali Umucyo ya ADPR Nyarutarama. Umukecuru twamusuye mu rwego rwo gufatanya nawe kwibuka umuryango we, mutware we n'abana. Umukecuru wacitse ku icumu ariko ntiyaheranwa n'agahinda, ajya no mu murimo w'Imana. Ubwo rero twaje muri ubwo buryo turavuga ngo reka nka korali Umucyo tuze turebe umukecuru wacu, tumusure, turebe uko ameze. Yego. Imana ibaho umugisha cyane. Umukecuru rero niwe basuye nka korali Umucyo, amaze imyaka harya uvuze ingahe? 25 akora umurimo w'Imana muri korali Umucyo. Iki gikorwa musanzwe mugikora nka korali Umucyo cyangwa n'ubwa mbere? Iki gikorwa twagikoraga muri korali dusanzwe tugikora. Dufite abana nabo b'imfubyi twahoraga uko igihe cyo kwibuka cyageraga, twarebwa nka korali tukamenya tukari icyo dufite abana tukabageraho. Nibo twari, ariko twavuze ngo uyu mwaka nabwo reka tugere kuri mukecuru wacu. Ubundi dusanzwe tugikora, ariko ubu nibwo dushaka ngo tucyagure noneho kibe kinini. Yego. Murakoze cyane. Ni nk'ubuye butumwa watanga ku makorali, ni iki korali zikwiye gushishikarira mu gihe nk'iki twibuka jenoside yakorewe abatutsi? No gufatanya n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, intego buduha ngo twibuke twiyubaka, ariko tumenya ko nubwo dukora umurimo w'Imana dufite abantu bahungabanye bagize kubera ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero tubwira n'amakorali magenzi yacu abo dufatanyije umurimo w'Imana, iki gihe ni igihe cyo kuba hafi y'imiryango yacitse ku icumu, tuyomora, tuyiganiriza, abagize icyo bafasha abandi bakabafasha, kugira ngo byibura babone ko umuryango mugari nyarwanda n'uwitoro muri rusange ubari inyuma. Korali ya ADPR Nyarutarama mu bikorwa by'umurimo w'Imana mu rwego rw'umuziki ho muhagaze gute? Mu rwego rw'umuziki n'indirimbo duhagaze neza. Dufite indirimbo 3 ziri kuri channel ya YouTube ya korali Umucyo ADPR Nyarutarama, ariko tukagera n'izindi ndirimbo 5
nazo ziri inyuma duteganya gushyiraho twakoze zarangiye. Yego. Kandi turategura n'ibindi bikorwa byinshi muri rusange by'umurimo w'Imana muri rusange. Yego. Aha turabona hari n'undi muririmbyi mwicaranye, reka nawe tumusuhuza. Amakuru ni meza. Wowe uribwira abadukurikiye? Murakoze. Nitwa Kabatesi Marie Jose. Nkaba ndi umunyamabanga wa Korali Umucyo. Uri umunyamabanga wa Korali Umucyo? Yego. Uyabitse neza cyane. Urakoze cyane Jose. Korali Umucyo imazemo igihe kingana iki? Korali Umucyo nayigezemo muri 2007. Nibwo nageze muri Korali Umucyo. Perezida, dusoza igikorwa cyari cyateguwe uyu munsi, ubona cyagezweho ku ye pourcentage? Cyagezweho 100%. Uko twateganyaga gusura mukecuru wacu, uko twabyifuzaga niko byagenze. Cyagezweho rero 100%, uretse ko dusigaje undi mwana umwe w'imfubyi nawe tugomba kuzageraho nawe nko ku iminsi 100 twibuka. Tugomba kureba abarinzi bacu bose tukabageraho. Ariko cyagezweho 100%. Yego. Murakoze cyane, turabashimiye. Yego, murakoze namwe.